abavuye i Sidoni, abavuye i Galilaya, ku nyanja ya Galilaya imwe Yesu yakunda kuvugiraho ubutumwa. Iryo rembo niho bazaga kuremera n'abanyamurwa bose n'abaturage bose baje muri iryo soko, kubera ko ryari isoko rifite agaciro, ryari isoko ry'amafi. Amafi yabaga avuye mu nyanja Tiro n'abaga avuye i Galilaya mu kiyaga, barayikoreraga bakayazana aho ngaho. Aho ngaho rero hafi y'iryo soko hariho inzu y'ububiko bw'ibitabo n'ibitabo by'abami byo ku ngoma, cyo bitarezana. Muri iryo soko rero niho umwanzi cyangwa abanzi ba Isirayeli bakundaga kwinjirira baje kuneka, kuko aho ngaho iyo waguhari wabaga witegeye umurwa wose, hari mu majyaruguru ya Yerusalemu. Rero za maneko n'abanzi ba Isirayeli bakaza bari guca hehe muri iryo rembo. Kandi n'umushumba wacu Pastor Karekeza dusuhuze. Haleluya. Mwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka twese hamwe rero muri yandamukanyo yacu y'abizera dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu, urakaza neza bene data, Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Hindukira mugenzi wawe musuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Twifurije ikaze mu nzu y'Imana, twaturira amagambo meza, bamubwira ngo Imana umugisha, Imana twishimire, Imana tunezeze. Twakira korali burya turashinganye kandi turashyigikiwe, ntitukongere kwigaya cyangwa kwisuzugura. Burya turashinganye kandi turashyigikiwe. Ndagira ngo korali barambure ibiganza basuhuze mu izina rya Yesu. Datarakora kugeza n'ubu. Datarakora. Haleluya. Haleluya. Imana yacu harumisha abadiyakoni bashobojwe kugera hano nabo bageje ubu badusubize mu izina rya Yesu. Gatatu. Haleluya. Ndagira ngo abaririmbyi baririmba mu yandi makorali bataririmba mu ijwi ry'Imana yatanzwe nabo baba bahari bageje badusubize mu izina rya Yesu. Gatatu. Umushyitsi waba yakumbuye kubana natwe agafata urugendo akaza nawe ageje badusuhuze mu izina rya Yesu. Ndabona nagira ngo nabo ni bake ariko batwibwire mu magambo make banyarukije. Reka duhere kuri uriya. Haleluya.
yesu aduha umugisha kumva ari abo ngabo twaturukanye batsinda, ariko reka Reveriyani n'ubundi uko bw'umwihariko n'abadusohoze mu izina rya Yesu. Niwe perezida wacu, niwe perezida wacu, umwami Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Turi kandi hariya na mama Vanessa dusuhuze umuvugabutumwa dufasha umurimo w'Imana adusuhuze. Haleluya, haleluya. Ebenezeri nawe adusuhuze. Haleluya. Yego turi kumwe kandi n'umushumba wacu Pastor Karekeza dusuhuze. Haleluya. Mwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka twese hamwe rero muri ya ndamukanyo yacu y'abizera dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo. Gatatu, murakaza neza bene data, Imana ibaha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Hindukira mugenzi wawe musuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Mwifurije ikaze mu nzu y'Imana, twaturana amagambo meza, bamubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire, Imana ikunezeze. Kwakira korali y'abashyitsi uturuka ibatsinda, mwigira hafi muturirimbe indirimbo ebyiri twihuse, amasaha ya mu gitondo yihuta, kandi turaririmba turakira korali dushima Imana, batutanira ibiseke, dukora umurimo w'Imana, dutanga amaturo y'ishimwe, dutanga icya cumi ndetse n'amaturo Imana yacu ishimwe. Turakira n'ubundi Reveriyani bakiza, twakire Reveriyani natwe duhagurutse twese tugaragaza amarangamutima yacu, dushimira Imana. Imana yabanye natwe muri isi yatambutse, Imana yaratwimanye, yabanye natwe muri Kigali, yaratugaburiye, iratwambika, iraturinda, turindira abacu, turindira ibyacu, nta gikuba cyacitse. Twabonye Imana, twabonye ukuboko kwiza kw'Imana, ureke tuyishimire. Nawe ubura akanwa kawe ushima Imana, ugira icyo ubwira Imana, ntekereza ibyo Imana yakoze uyishimire. Imana yacu ishimire.
umwijima tugenda muri isi yuzuye agahinda kenshi n'amarani nyinshi ariko muhumure kuko umwami Yesu yaranesheje tugenda muri isi yuzuye umwijima tugenda muri isi yuzuye agahinda kenshi n'amarani nyinshi
ushimwe data niyo mpamvu tuzamuye ishimwe tuvuga tuti ushimwe data ni wowe wavuze utazadusiga kandi uravuga ngo uzaduhana n'ukuri ibyo turabihamya twarabibonye niyo mpamvu tuzamuye ishimwe tuvuga tuti ushimwe data niyo mpamvu tuzamuye ishimwe tuvuga tuti ushimwe data shima mana abo warindiye muri iyi si dufatanyije n'ibizima n'abamarayika kuguhimbaza tuvuga tuti urera mana tuvuga tuti urera mana Uwiteka mana yacu tukuragije iminsi yo kubaho kwacu uzaturinde satani uduhigira ubugingo natwe tuzazamura ishimwe tuvuga tuti shimwa Jehova natwe tuzazamura ishimwe tuvuga tuti shimwa Jehova Uwiteka mana yacu tukuragije iminsi yo kubaho kwacu uzaturinde satani uduhigira ubugingo natwe tuzazamura ishimwe tuvuga tuti shimwa Jehova natwe tuzazamura ishimwe tuvuga tuti shimwa Jehova natwe tuzazamura ishimwe tuvuga tuti shimwa Jehova reka twongere dushimire imana tuyikomera amashyi imana yacu yahabwa icyubahiro barakoze bene data kuturirimbira neza kandi tuboneyeho kubabwira ngo ni ikaze iwacu i Gasave ni mu rugo ni ku mubyeyi mujye muza mwisanga no kuwa gatanu bazongera baturirimbire bazongera babane natwe iriya korari izongera ituririmbire ariko n'indi minsi yose ni karibu muri nibature imana yacu ishimwe barakomeza rero nabo bakora umurimo w'imana ndagira ngo twakire basanze twamaze kwakirana kugira ngo tuze kongera kumva korari yacu ya nibature ya Gasave nayo turirimbire twinjira mu mwanya wo kwakira ijambo ry'imana twakiriye rero bene data basanze twamaze kwakirana bari hagati mu iteraniro abo tutakiriye bagejuru tubakire mu izina rya Yesu Kristo abasanze twamaze kwakirana ndibwira ko ari benshi ko twatangiye kare yego namwe murambura ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu Kristo gatatu turi kumwe na Diakoni Damu asanzwe twakiranye abagejuru dusuhuze haleluya amen twakire mu izina rya Yesu Kristo amen turi kumwe kandi n'umwigisha wacu yahageze nawe tumuha akanya dusuhuze mu izina rya Yesu Kristo turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo amen karibu korari muze muduhe indirimbo imwe n'abaje nyuma bakomeze bakora umurimo w'Imana turiho dutanga icya cumi ndetse n'amaturo y'ishimwe Imana yacu ishimwe
turashyigikiwe ntitukongere kwigaya cyangwa kwisuzugura burya turashinganye kandi turashyigikiwe ntitukongere kwigaya umuntu w'Imana burya ararize rukageragezwa ariko
Karekezi asengera umwigisha wacu atugezeho ijambo ry'Imana dutuje Imana yacishimye. Mana data turagushimiye umwanya duhaye waduhaye kuba imbere yawe tukaba neza waturinde muri turamuka amahoro waturinde mu mayaga twanyuzemo abashyitsi n'abasangwa turagushimiye none turi imbere yawe mwami twaje ahakugirwa twaje kugaburirwa nawe twaje guhemburwa nawe twaje kumva imiburo yawe twaje guhabwa imbabazi n'imbaraga niyo mpamvu dusengera umukozi wawe wateganije kugira ngo igikoresho cyawe muri kino gitondo reka umwuka wera akoreye muri we cyane ubwo agiye kumbura akamaro wowe wivugira kugira ngo ubwoko bwawe bwose twese duhembuke kandi n'abafashijwe hamwe natwe kubwa Kristo umwami wacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Turi muri seminari cyangwa se inyigisho zivaho gusana amarembo yasenyutse. Turi ku gitabo cya Nehemiya kigaragaza ukuntu Yerusalemu yari yarabaye umusaka, amarembo ya Yerusalemu yarahiye atwitswe n'abanzi, ariko biturutse ku kwimura Uwiteka byakozwe n'Abisirayeli. Twatangiye tuvuga ku ijambo zashobora mu cyumweru cyose, ni ijambo riri muri Nehemiya igice cya 17. Ijambo rivuga ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Muze twubaka inkike i Yerusalemu itagumya kuba igitutsi. Munsi w'ejo twatangiye tuvuga ku irembo ry'intama. Ni irembo ry'intama kubera yuko hanyuzwaga ibitambo byazaga guturwa cyangwa se gutambirwa Uwiteka. Ryitwa gutyo kubera ko mu bitambo byose igitambo cyari gikomeye cyari igitambo cy'intama. Iryo rembo baryita gutyo nanone kubera yuko ryari hafi y'isoko y'intama cyangwa isoko ry'ibitambo. Aho niho baguriraga ibitambo bakanyuza muri iryo rembo bakajyana ku gicaniro, abatambyi bagatamba, abantu bakabarirwa ibyaha. Iryo rembo rero ni irembo ry'agakiza, kuko Yesu Kristo niwe mwana w'intama wa Pasika watambwe. Haleluya. Uyu munsi rero nagira ngo turebe irindi rembo. Munyemere dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya igice cya 3. Haravuga ngo irembo ry'amafi ryubakwa na bene Hasenaya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibindizo byaryo. Kandi Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi niwe wakurikiragaho asana. Meshulamu mwene Berekiya mwene Meshezabeli akurikiraho asana, na Sadoki mwene Bana akurikiraho asana. Imana itugire neza. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ab'Itekowa bakurikiragaho basana, ariko imfura zo muri bo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Dushimye Imana rero yaturinze. Dushimye Imana yarinze abashyitsi bacu, ariko si abashyitsi ni abasanga. Ni abasanga. Sinzi akantu bakunda kuvuga hanze ngo byose ni mwa padiri, byose ni mwa Yesu. Sibifaza mu nta gasave nta batsinzi, sibyo yemwe? Nubwo byagenze gutyo, turimo gusenga Imana ngo amarembo yasenyutse yongera agere gute asanwe. Kandi rwose iki cyumweru tukwiye kuva muri aya masengesho tubona ikimenyetso cy'ibyiza. Imana idufashe. Ndagira ngo twihute rero tujye mu ijambo ry'Imana, ariko kubaje uyu munsi tudasanganwe amazina nitwa Gasigwa Mpimuye
Juvenal. Gira amazina menshi nuko nguko nyiri Imana yabishatse. Haraho ushaka kugera wavuga Sigwa ntibamenye, wavuga Mimuye ntibamenye, wavuga Juvenal ntibamenye. Haraho banyita byahishuwe nk'iwacu muri quartier cyangwa hari kuri Paruwasi Gihogwe ugiye ukavuga ndi mazina ntibayamenye bazi byahishuwe. Rero utazaza ukavuga uti mundangire kumuvuga ubutumwa witwa gutya wakumva banyobewe bakagira ngo hari saho ngaho. Gira amazina menshi rero nandi ntiriwe mvuga. Hatwihute kwabonye umunsi wa mbere twavuze cyane ku masezerano Imana igitanga. Iyi Yerusalemu turi kuri amarembo yaho yabaye umusaka, urusengero rukubitwa hasi rurasenywa rwose. Nebukadineza yohereza umujenerali w'inkorokoro witwa Nebuzaradani. Uriya ngo yari umujenerali ukomeye cyane. Ntimugire ngo uyu munsi no hari abasirikare b'ibihanyanswa, kuva kera hareriho abantu b'ibihanyanswa b'inkorokoro. Araza sakiza umurwa akubita hasi abagabo n'abagore, abagore arabatwara n'abakobwa beza arabajyana bagabiza abasirikare babafata ku ngufu. Ibyo mubona muri iyi minsi Bibiliya yavuze ngo nta kiriho gishya, ngo byose byagize gute byahozeho. Imana yarabivuze kera, yabivuze kera iravuga ngo nimugire umwete wo kwitondera amategeko n'amateka mbategeka muzahabwa umugisha. Nzabagira umutwe sinzabagira umurizo, muzahinga mweze, muzabyara abahungu n'abakobwa, muzubaka amazu muyabemo. Imana ibaha amasezerano meza. Ariko igeze ku murongo wa 15 mu Gutegeka wa kabiri igice cya 28 Imana iravuga ngo ariko nimuramuka mutanyumviye nzabagabiza amahanga, muzahinga ariko ntimuzasarura, muzaba ibivume mu mudugudu. Imana ivuga ibintu byinshi, nabashishikaje gusoma kiriya gice. Bivuze ngo mu masezerano Imana itanga, murabizi yuko iyo turimo nyine dufite confidence tubwira abantu ko twavuganye n'Imana n'ibyo twavuganye nayo. Ariko ndagusabye ngo wongere usuzume mu byo wavuganye n'Imana, Imana yavuganye nawe iki? Iyi Imana ibwiye umuntu yifatira twa tundi tw'imbere gusa, mwana wanjye wanejeje nzagira gutya ukarifata wajyagera hikaba ngo ariko yagera kuri ariko ibyo hinduka byihorera ugatwara bya bindi yavuze izagukorera. Iyo ariko ijije gusenya bya bindi igihe uzaba udashize mu bikorwa Imana yagize gute yagutegetse. Kwarabaye hamwe amasezerano uko ari atatu: isezerano ry'ikigombero, isezerano ritari ry'ikigombero, n'isezerano rya rusange. N'abapagane bagira amasezerano. Imana irabasura. Nari mfite umukecuru udakishijwe yatashe uyu mwaka ushize mu kwezi kwa 12 ku tariki 11. Yagira ngo ubwire iyo habaga hari ikintu kiri bube yarakimenyaga. Imana yaramusuraga akakimenya. Ahantu nabaga ndi hose nkagira ikibazo yahitaga akimenya, akabyuka ijoro akavuga ngo umwana wajya abaye iki. Ariko ndashima Imana yuko hari icyo Imana yakoze ajya gutaha. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza. Nashatse kubabwira yuko n'abapagani bahabwa iki amasezerano. Suzuma neza rero urebe amasezerano wibitseho, urebe amasezerano wicariye, niba nta kondisiyo irimo. Aka kandi kugatsinda cyane muri iki cyumweru ubuki bafite amasezerano yuko bazajya bagahata bakorora ibikumbi ikuzura ibiraro, amasha kuzura ibiraro, ariko batangiye gukubitwa
Nebukadineza araza arasenya kubita hasi kubw'isezerano Imana yababwiye ngo nimusuzugura nzabateza ishanga mutigeze kumenya. Yesaya arabihanura mbere imyaka 200 yuko bisohora, aravuga ngo dore mbonye igisiga cy'urwara rurerure kijya gituruka iburasirazuba. Icyo gisiga cy'urwara rurerure cyari ishanga rya Babuloni riyobowe n'uwitwa Nebukadineza. Igisiga cy'urwara rurerure kiraza gisakiza umurwa kiwukubita hasi, barashegera bumva uko bimeze, babatwara mu byiciro bya kuri bitatu. Icyiciro cya mbere batwara abanyabwenge, ejo nabivuzeho, batwara abanyabwenge, ariho batwaye abitwa Saduraka, Meshaki na Abedenego na Daniyeli. Babajyana i Babuloni kugira ngo babigishe imico y'Abakarudaya n'imiyoborere y'Abakarudaya, babigishe no gusenga kw'Abakarudaya. Basenga ibigirwamana. Icyo cyari kivuze iki? Twabonye yuko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge kandi kuko byari ko kujijuka. Rero Nebukadineza yari afite iyerekwa ry'abadayimoni ryo gutwara abubaha Uwiteka, agakiza kagasenyuka. Ubwa kabiri aragaruka, agarutse atwara ba Ezekeri, arabajyana. Basaduraka bagiye ibwami, ba Ezekeri babajyana mu kambi. Ezekeri agenda bamujyananye n'abandi bantu 10,000. Hari harimo abantu b'intoranwa, bantu bitwa indatwa, abanyamirimo, abahanuzi, abantu bafitiye umumaro Isirayeli. Ubwa gatatu aragaruka ajyana abandi bose bari bafite imbaraga, abajyana he i Babuloni. Ntiyarekeraho, aragenda agera mu nzu y'Uwiteka, atwaramo ibikombe n'amasahane by'izahabu. Ibyo bisobanura agakiza. Ni ukuvuga agakiza yakamaze muri Isirayeli, basigara ari ibipampara. Amaze kubajyana ntiyarekeraho, umva neza, aragenda afata abagore beza n'abakobwa beza n'abarabatwara, abana bahereza abasirikare be babafata ku ngufu, abana barabica. Umwuka wera araceceka rwose muri Isirayeli. Ijambo Uwiteka yavuze ribasohoreraho. Ba bandi bikubitaga mu gatuza bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana, basigara ari ibipapara. Bibiri ikambwira ngo muri Isirayeli ngo hasigara y'abinazi n'intakimazi, ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Haleluya! Irangije iravuga ngo ubwoko bwanjye nubwo bwamemukiye ntabwo nzabusigiraho. Ifata bariya basore 4 ibajyana ibwami kugira ngo abantu bari ibwami nabo basumve ubutumwa bwiza. Ifata uwitwa Yeremiya imusiga i Yerusalemu, ati nubwo abagabo basigaye ari abinazi ariko nabo bakeneye ijwi ryanjye. Sifa za Mungu. Ifata bari mu nkambi ku kagezi kitwa Kebari, ibohereza uwitwa Ezekeri, wari umuhanuzi ukomeye, ati nubwo mwanyimuye mukanyanga ngisha ndi Uwiteka wabikuriye mu Egiputa, n'ahangaha muri mu nkambi amaso yanjye ntazamuvaho. Uwiteka ni mwiza, aragahora ku ngoma. Mukomere amashyi. Amarembo arasenyuka rwose. Irembo rya mbere basakije ni irembo ry'intama, niryo bahereyeho. Isobanura agakiza, gakiza gashira muri Isirayeli. Bantu basigara ari ibipampara, ariko Imana ishimwe, nubwo bimeze gutyo ntabapfira gushira. Irembo rya kabiri basohoreyeho ni irembo kubashyira hariya imbere, n'abantu nyine bakanyakanya mu mudugudu tukabashyira imbere tugira ngo ahari ijambo ry'Imana ribagereho vuba. Nta yindi ntego no kugira ngo ahari bumve vuba. Noneho hari harimo
umukire muri uwo mudugudu hagara ibintu bya kera baramuzana bamushyira harya imbere aricara arangije bajya aho ngaho barahimbaza umusaza bagiye kubona baravuga babona ahagurutse ibi ni ibiki ati ibi ni ibiki abadiyakoni baramwegera bati si umusaza arasaze ati najya ngo musobanure ibi ni ibiki uriya nawe ni umurokore ubwo ari gutunga umwana w'umukobwa urutoki uriya nawe ni umurokore bati ni umurokore ati ndakica kanaka yirahira muri uwo muryango ati nkazagaruka muri aba bantu ati imana irarora ati ugukora ibintu yakoreye n'ubundi kumbe urabona ko hakunda abantu bacuruza udutaro n'imineke udutaro umusaza ngo ageze ahantu baba bari gucuruza abageze kuri uwo mukobwa sinzi ukuntu yasitaye abasitaye mu gitebo cy'imineke kiba kiza gute n'imbaraga nyine z'abasaza arangije uko zimenetse wa mukobwa kamera ya kera irahagurutse yibagirwa yuko atwaye umwambaro w'ubukirisitu arangije aba yamukiye wa musa atereka ibintu mbese yamubwiye ibintu sincyabisubiraho aramutuka aramutokoza birangira umusaza agiye yicara ati wambabariye basi nkakwishyura ibyo nangije ko ari imbaraga nkeya z'abasaza umukobwa ntiyumva ariko reka igihe kizagere igiterane kibi aza kuvuga ubutumwa abwira wa wundi yagize gute yahemukiye reka mbabwire umugabo wagerageje ubuhinde ku bwigenge Mahatma Gandhi yigiye mu Bwongereza yarangije mu ijambo rikomeye ariko ryambabaje yaravuze ngo habuze gato kugira ngo umukirisitu atari icyamuje kuba umukirisitu nuko abitwa ngo ni abakirisitu badakora nk'ibya kirisitu ati kirisitu ndamukunda kandi ndanamwemera atari ko ibyo abayoboke be bakora sinjya mbyemera imana iduhabaga umuhamagaro wo kwera imbuto zikwiriye abihana haleluya irembo ryarasenyutse kuko ryasenyutse mu gihe cya Eliya byagenze gute Eliya ngo yari umusuhuke w'igishubi ubundi umusuhuke ni umuntu wahunze ahungishijwe n'inzara impunzi n'umusuhuke burya biratandukana we n'inzara yari yaramuturutumije ariko yimurwa n'inzara ariko muri we afite ikiyewe ubutunzi bw'Imana ngo agere mu gihugu rwagati muri kapitali asanga ibintu byarabaye ubundi riramba kugira ngo risenyuke igere kuri urwego Nebukadineza akarisenya burundu byari byaratangiye kera risenywa n'umuntu witwa Yezebeli ubundi Yezebeli niwe washizeho urufatiro rwo gusenya neza iri rembo ngo mu kuza ubundi uyu Yezebeli niwe wasanye ibintu byo gutobora amazuru niwe wasanye ibintu byo gusiga ku minwa ibintu by'amarange ibintu by'amarange murabibona buriya nyine bajya bafite ngo turi abaturage abagore bacu gutwara abahirimbije niko babyita ariko niba mwarahirimbiye ntacyo nimuhimbire gutyo ni kwiza ni ukuri kumwibere ntacyo bitwara mushobora abantu bari kwifuza ibintu bitari byiza murashaka gusa n'andi mahanga arahanga agatsinda n'arimo mushyira ku minwa umunsi bisobanuye birajya n'udoreze ubundi biriya babihereza umugore wabaga agiye mu kwezi urabyumva nta n'abana bari mu mihango bamutegekaga gusiga biriya bintu bitukura ku munwa kubera yuko wabaga ari muri ya gahunda yabaga ahumanye bakavuga ngo rero ntabwo tuzamenya ko bahumanye kugira ngo tubisobanukirwe dusiga ikiyewe ibintu byo mu yandi magambo ni ukugenda agira barati ntihagire umuntu ugegera ngo asuhuze ngewe muri iyi minsi igize gute ndahumanye warangiza wabona rero maraya hariya bikubiseho nawe murokora ukaza wakubitaho none se uri kutubwira ko wahumanye ugeze abantu wabisanye
gushyingiranwa yari umugore w'ahantu bamushyingira muri mare ye bazanyemo ibintu byitwa ibigirwamana by'uburyo bubiri. hari ibigirwamana by'imana yitwa Bayali, hakaba ibigirwamana by'imana yitwa Shera. ngo mubaje gutinyisha umugeni, abaje gutinyisha umugeni. murabizi ko umugeni bamuhereza umutinyisha, we yari afite abatinyisha 850. umwamikazi ko ari umukobwa w'umwami w'i Sidoni. Sidoni yari yegeranye na Tiro, bwari ubwami bumwe. arangije ngo harimo abatambyi n'abahanuzi b'izo mana zombi. bivugwa ko muri Isirayeli niwe wigijemo icyo bita ubutinganyi. mbega ubutinganyi muri iyi minsi, irembo ry'ivugabutumwa ryarangije gusenyuka. rangije araza, ikintu yakoze cya mbere yaravuga ati uhereye umunsi nkiba umwamikazi wa Isirayeli ntihazagira umuhanuzi nzongera kumva muri iki gihugu uvuga ngo Uwiteka aravuze. ati ahubwo nzanye indi mana idasanzwe yitwa Bayali, yitwa Shera, kandi nzanye n'abatambyi n'abahanuzi bazo. uyu munsi rero izi nizo mana. niho Eliya yarangije agira gute yewe aba arahunze. ahunze aragenda ajya mu butayu ngo arasenga, aganira n'Imana. arabaza ati Imana, ibi ni ibiki tubayeho? aribaza, arayisobanuza. mu gusenga aramuza arisuzuma, aravuga ati ariko Imana yampamagaye, ubundi nagomeza ndi imbere y'Imana ntacyo nkoze kubera iki? bene da tugume twicare ntacyo dukoze. ko amarembo ya Yerusalemu yahiye tukaba tubaye igitutsi. ngo arangije yuzuye ifuhe y'umwuka we, ngo arahaguruka yibuka yuko afite urufunguzo rw'ibizaba mu ntoki ze. ngo arangije ararufata, ngo aragenda ati ikibazo ngiye kugikemurira ku isoko. aragenda ajya imbere y'amahanga, ngo akimugera imbere ati n'amahanga ndaje kakubaho kagufi k'impembe ariko kuzuye Imana. Yesu ashimwe. ko buri kose niba buri nsuzuguro, ariko binsuzugurwa ku mubiri, ariko imbere wuzuye iki? Imana. ngo ahawe arakwitegereza, ariko ntiyamenya ko muri ko harimo ikiyewe Imana. ngo karibu nduguze imbere ye katumva mwana, iki gihugu wacyujuje ibigirwamana, utununga twose twuzuye Shera na Bayali, urusengero nta barabe bakibamo. ariko kubera yuko uzanye ibyo bigirwamana mu gihugu, nicyo gitumye uteza igihugu cyose akaga. ngo arangije aravuga ati ngo yewe hawe, menya neza uyu munsi udasobanukiwe yuko ubututsi bw'iki gihugu buri mu biganza byanjye. kubw'iyo mpamvu nijye ufite urufunguzo. funza iki kirere, funza n'ikime, ntibizongera gutonda, nta mvura izongera kugwa mu gihugu cya Isirayeli kugeza igihe njyewe haleluya zabitegekera. ngo nuko agahungu kagira gutya gasubiza urufunguzo mu mufuka. karangije kugira gute? karangije karigendera habura akase karakare mu bice, ariko yaragiye kubikora. avuga ati Imana agenda ariko Imana ndabikoze. uzasuzume neza, nta hantu Imana yabwiye yabo nagenda afungiye ikintu, ahubwo yabwindise ijambo rikambwira ngo nubwo tugera dufite imirimo y'abantu, ariko intwaro zacu zigira imbaraga. ngo zigira imbaraga imbere y'Imana, ngo zigira imbaraga zo gusenya no gukubita hasi. ngo dusenya ibihome tugakubita hasi tugafata mpiri. haleluya. yambara imbaraga mufata iki? mufata mpiri byishije kumaze kumenya Imana. ngo arangije aragenda, yibuka yuko afunze imvura kandi nawe yikeneye. avuga ati Imana nabikoze Uwiteka ati Mungu wanjye wakoze ibiki? ati nayifunze da, nayifunze. haleluya. nayifunze. ariko nanjye rumwe nayifunze ngize ikibazo, nzabaho gute? none uramana n'abanyabyaha
Oh haleluya. Imana irangiye atuma mugaragu wanjye huta ugende hariya mu kagezi Sarafati, hariya mu kagezi Kireti, aho wicayeho niho nzagera guterewe zagutungira. Oh haleluya. Dufurira kuri bene data, ukibazo kuzabaho, ukibazo kuzamera, ibyawe byose bibwire Yesu kuko niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba ku buzima bwawe byose. Mbere yarangije bagenda yicara ku kagezi, hari kwibaza ati ese uko kongera Imana yanjye biragenda gute? Biragenda gute? Nawe bikabikomerera igihe yicaye. Ikintu cyamangaje wagiye kubona bone igisiga cyitwa igikona. Igikona murakizi? Mana yanjye uri igikona rero gikunda inyama, ariko iyo Uwiteka yategetse ibikona bikuzanira ikiyewe inyama. Ngo agiye kubona bone igikona cya mbere, abona icya kabiri, abona icya gatatu, ibikona 10 byose biraza. Uri igikona gifite icyo bita intongo y'inyama ikaranze ikaze ku makara, kiraza ntagukoraho kandi yigira ko inzara yabyishe. Ngo biraza n'imbere kikarara n'imbere ya Eliya, ngo kigashyira hehe inyama aho ngaho. Ntumbaze niba hari wamuzaniye isahane, ntumbaze niba hari igikona cya mbere cyazanye wenda n'agakoma kugira ngo ibindi bishyireho inyama, ariko Uwiteka azi uko azabigenza. Haleluya. Igikona cya mbere gishirire neza. Ikureba iyi filime rero nuko ntari impari abicere. Uyu mupfakazi n'umwana we ngo bicaye hakurya barorera Eliya. Eliya arangije kuza kuri waryo ubugari. Murakuzi uryo ubugari ntagakanja kanje agira gutya agahoreza uruyongoyongo. Ikureba Eliya ari guhoreza intongo, umupfakazi n'umwana bicaye hariya ntabwo bariyeho. Uzasomereza Bibiliya. Arangije aragahohomora, akarya we, arakabega, arohayo. Reba nawe umuntu wari umaze iminsi akarya. Buriya hagati yo gukama kw'akagezi no kugera ku mupfakazi hari iminsi yaciye. Ngo arangije ngo atangiye kumva ibondo ritangiye kugira kweguka. Haleluya. Ariko uvuga Uwiteka avugana nawe mama. Tuva Rembo ry'ivuga butumwa, rembo ry'ivuga butumwa. Hati kuko Uwiteka avuze amabanga kandi ati Uwiteka aravuze ngo ikibo cyawe ntikizagera kubura ifu, n'imperezo yawe ntizabura amavuta. Uhereye uyu munsi kugeza igihe imvura izongera kugwa ntuzigera usonza. Mupfakazi arahaguruka arihuta akajya kureba ati Imana ivuze. Haleluya. Imana ivuze kakubwira ngo nzakugirira neza. Tangira kugenda ufite confidence, wumva Imana yakugiriye neza. Mukobwa niba Imana ikubwiye ngo dukoreye ubukwe, shima Imana. Yes shima. Takashatse swa kandi nashingiye umukobwa. Narashingiye nanjye bajya kuzungufira. Abasaza wacu kage cyokora ntabwo twari twakamenyeye cyane kugira ngo batumire, ariko hari bene so. Haleluya. Ibara hinyambitse abereza n'inkoni nyine y'ubutwara n'abakumva. Buriya nice uramutse nege wari perezida tagije ndayizamura n'umute kwabwa icyubahiro. Umukobwa wanjye umusore amurambagije yararashaza mu rugo, atangira yakora yabona amafaranga akagenda akagura ibintu. Hagara ndise sha nibiki taregana mfite ubukwe papa, ati mfite ubukwe. None se kutabimbwiye ati buriya nzabikubwira neza, ntago ari uzabikubwira arahari. Agenda muri confidence. Atangira kugura ibishingirano. Yokubwira ngo Imana nikubwira ngo guhaye inzu, tangira wumve witoze ko umuntu aba mu nzu ye. Nubwo bakoye periya. Sifa za Mungu. Imana ikubwira ngo guhaye inzu, tangira urambagize ikibanza cyiza. Genda muri confidence. Ibanga riri ku mutima.
haleluya, amen. Hagenda babundi bagiye gusaba Imana, yarangiza akavuga ati Imana mpereza inzu, Imana imuhaye inzu, atangira kuburara ari muri iyo nzu. Nusaba usabe neza. Arivuze ngo Imana nikubwira ikintu utangira ukigenderere. Sifa za Mungu, amen. Mukecuru arahaguruka aragenda ajya kureba mu kibo, ageze ku kibo asanga isigize guteye, irashwigira tuzuye. Ibi ni ibiki? Ageze ku mperezo yarapfunduye asanga imperezo yagize guteyewe yuzuye icyo bita amavuta, kandi amavuta aturutse ku Uwiteka rero nta bwangata atera. Ati umuhungu wanjye, ati fanyira ibirayi. Umuhungu araza arareba aritegereza asanga ibintu byahindutse. Ati ubwo rero ubwo umuhanuzi amaze guhaga natwe reka dukora akacu. Agenda akora ke nyine n'umwana nawe wagira guteyewe bararya barahaga. Haleluya, umva neza bivugwa ko uyu mupfakazi n'uriya mwana w'umuhungu, uriya mwana w'umuhungu niba baje guhinduka n'umuhanuzi witwa Yona. Kuko Imana yohereje muri ruriya rugo kugira ngo yari atangire atozwa umwana nawe kuzaba iki? Umuhanuzi. Yona rero turabona nk'umuhanuzi utari kumwe n'Uwiteka ngo yagaragara nuko yabaye imfubyi bitewe n'abaki n'abantu b'Ininewe. Noneho Imana yamutuma kubaburira bavuga ati ni ukuri pe Mana, nubwo gukorera abantu bahinduye imfubyi bagahindura mu mupfakazi, ntabwo ndajya kubabwira naho bwaturutse. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Haleluya, haleluya. Irembo bene data, mureka turibere maso, mureka turibere maso. Umva, umuntu ubu dusigaye ukuntu dufite ukuntu twambara turi mu rusengero, hari n'ukuntu twambara turi hanze. Wababwiye yuko hari uko bambara mu rusengero n'uko bambara hanze n'indi. Uko ugaragara hano niko ugomba kugaragara muri karitsiye, niko ugomba kugaragara na hehe mu soko. Imivugire yawe ni iyihe? Mu kazi bimeze gute? Hibuka ko turi inzandiko zisomwa na bose. Imana niturengere, Imana nidutabara, Imana duhindurira amateka. Sifa za Mungu, amen. Masaha ye hadusoze ariko Imana iturengere. Iri rembo turisanye, iri rembo ryarasenyutse bihagije. Mana wabera gusenyuka biteye isoni n'agahinda. Iri rembo ryarasenyutse. Abahanuzi Mana we, abahanuzi, abakomisiyoneri turi mu byahishwe n'ababwiye, abakomisiyoneri bo mu rusengero ngo basigaye batanga na pasi. Ese sha uravuga ngo wagubishwe n'amasezerano ugira ngo ni irembo ryarasenyutse? Uwaguhanuriye ntabwo yahanuye mu izina ry'Uwiteka, yahanuye mu izina rye. Dufite abahanuzi bahindutse Uwiteka. Ngo nimwumva uko avugana namwe, kandi si Uwiteka, ni umuhanuzi bavuye Uwiteka. Wibitse amasezerano. Ese amasezerano ni ayahe? Ese mushiki wa mwenega umuhanuzi yaraguhanuriye ariko wabura ntabwo uri umuhanuzi ra? Buriya senze irembo ryawe karisana, ntabwo waba umuhanuzi ukajya wihanurira. Yewe na waba ushaka kuguhanurira akaza agasanga nawe wagize gute? Warangije kwihanurira. Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Wabuka gusenga Imana. Tujye gusenga. Twakoze isoni waduhamagaye. Rwose twabukoye twaramumajije. Twitwaye uko bidakwiriye. Muroko muri karitsiye barakuvugaho ukabango weho ntabwo uzi icyo nicyo. Uri igiki? Mushiki wanyu uri igiki? Muntu wabanya mu manza wabaye kazitereyemo. Murokore imbuto ziri hehe? Oya, ntabwo kujya mu mazi menshi bivuga ngo usa na Yesu. Yesu muri gito arashaka gusa nawe.
impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko mugire wa mutima uri muri Kristo Yesu. Nguwo nubwo yabanje kugira kamero nk'ak'Imana, ngo ntiyabonye ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo arangije yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu, umugaragu w'imbata, aza ari icyo bita esclave, imbata yanyine batobora amatwi. Ngo arangije ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, ariko ibyo byose byamubayeho. Bibiliya irambwira ngo cyatumye Imana Data imuha izina risumba ayandi mazina, ngo kugira urashaka kuba ukomeye, urashaka kuba umuntu udasaza muri karitsiye, genda uba uciye bugufi, bakunyureho banyerere, kugira ngo uzamenye ko umurokore ari umurokore. Uzibeshya se muri mwicaranye, wuzure umwuka wera umukandagira, urebe azagucinya inkokora, uzataha imbavu zacebanye. Mani turengere urumva ugeze icyifuzo, urumva aka kanya wabwira Yesu, kamubwira ngo uyu munsi ndashaka gusa nawe, ariko mushiki wawe mwene da hindura imigendere. Reka dufate icyifuzo twese tugifatire hamwe, tugiye kubwira Imana ngo Mana turashaka kugira ngo duse nawe, twitwaye nawe, twatukishije izina ryawe, irembo ry'ivugabutumwa twarariseye. Ntabwo Imana igutumye ngo ugende uririmbe, ntabwo Imana igutumye ngo ugende ukore biriya, nibyo bikore, ariko iki usabye uyu munsi wa none muri iki gitondo, genda wera imbuto, kandi izo mbuto zihoreho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. No kwera imbuto zikwiriye abihannye. Reka twinjire twisuzume, ubundi n'ubundi mwigisha adusengera Imana kugira ngo Imana itugirire neza. Imana twambika imbaraga mu gihe nk'iki ngiki, twera imbuto zikwiriye abihannye. Ntaba agakiza ko mu rusengero gusa, no hanze aho dukorera, aho tugenda hose, twera imbuto zikwiriye abihannye. Imana yacishimye. Urakoze Mana nziza. Zamura ikiganza cyawe, zamura ikiganza cyawe. Tugiye kubwira Imana, tugiye kubwira Imana, tuyibwira twese twashushe akanwa kacu. Aya magambo ndagira ngo twese tuyasubiremo, ngo Mwami Imana, Mwami Imana, menye neza ko kuvuga ubutumwa, menye neza ko kuvuga ubutumwa atari ukujya kuri alitari ukabwiriza, ntabwo ari ukuririmba gusa, ahubwo menye ko no kwera imbuto zikwiriye abihannye ari ukuvuga ubutumwa. Uhereye none usabye imbaraga zo guhinduka, hindura icyaramagisha kugira ngo mbashe gusana ivugabutumwa ryasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana nziza, urakoze wera w'Isirayeli, ugize neza muri iki gitondo, urakoze wera w'Akungoma, utwibutira inshingano zacu yuko dukwiye kwera imbuto, kandi imbuto zigahoraho. Aba bantu bari imbere yawe bageze icyifuzo cyiza, kandi nanjye ubwanjye ndakigize. Oh haleluya. Nanjye ndakwinginze uko mbwiriza abandi, nanjye mpindukire nibwirize. Duhe guhinduka rwose, duhinduke tumaramaje, kwera imbuto zikwiriye abihannye, uko tugaragara abarwa tumera mu bucuruzi, abarwa tumera ku kazi, abarwa tumera hose mu muhanda, mu izina rya Yesu. Urengera itorero ryawe. Igituba tubaye igitutsi ni uko iri rembo ryasenyutse, ariko turakwinginze Mana, udushoboze muri iki gitondo, uduhe imbaraga, uduhe ubwenge, uduhe ubushobozi, uduhe ishurirwa, kugira ngo tubashe haleluya gusanira irembo. Urakoze rero, urakoze kuko uri Imana, ibintu twabyishoboza, ariko umwuka wawe wera naza ibintu birahinduka, naza birahinduka, naza turagira iyerekwa, naza turagira inzozi zihindura ibintu, naza aragakuraho igitutsi, kuko umwuka wera ni amavuta, kandi amavuta aryoshya ibintu. Oh haleluya. Uturengere. Urakoze rero, turagushimira yuko ubikoze, tugukomeye amashyi. Imana imuhe ishaka ushime
tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga ituro ryo gufasha umurimo w'Imana dushyigikira ivugabutumwa rya mu gitondo twakira abashyitsi duherekeza abashyitsi mukoro rero uyu murimo turafatanya kuririmba indirimbo ivuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu izakora imirimo twese duhagurutse gukora umurimo w'Imana ntabwo turi bwongere kwicara iminota yagiye ariko dushimira Imana yabanye natwe Imana itugiriye neza Imana ihoranye natwe Imana nishimye baririmbyi badufashe turirimbira hamwe ibitero bibiri by'iyo ndirimbo Imana ishimwe Imana itugiriye neza yaba mu ndirimbo yaba mu ijambo ry'Imana twongere tuyikomere amashyi tuyishime abaririmbyi badufashije igitaramo Imana ibaha yaba korali yacu yaturutse batsinda korali Shalom korali Wera twese n'abakristo muri rusange Imana ibaha umugisha mu izina ya Yesu Kristo amen bakiri umushumba wacu adusabira umugisha Imana yacishije Dusenge Imana tujye mu mirimo turashima Imana ibyo yakoze abanye natwe iyo twaganirijwe ku irembo y'intama ry'irembo ry'agakiza aho wa munsi y'Imana udakijijwe kandi gukizwa nanone biragaragara udakijijwe yakira agakiza kandi tuvuga ngo tujye igiteraniro niba wajanga udakijijwe umwanya wabaye mukeya wabaye mutoya ariko turahari abavuga butumwa abadiyakoni mutwegere tubafashe tubaganirize tubagire inama irembo ry'agakiza udakijijwe aze yakira agakiza wasubiye inyuma yihane hanyuma none ni irembo ry'ivugabutumwa ivugabutumwa rero ni ukuvuga ngo ni ukwezi nk'abavugabutumwa tuvuge nyine twera imbuto ni ukubanza kwera imbuto rero bisaba kugira ngo wezwe aho wagize intege nkeya usaba Imana imbabazi ndagira ngo ntabwo itangazo abibatsinda barankari dushima ko bahari n'abana bacu twabanye nabo murasanga n'icyahanga batari ku kipasa cyicaye hariya maze gusaza sinyumva neza cyane cyane mu gitoro nta mikoro ikoreshwa ari abatanga ubuhamya ari n'abigisha ubwo ntumva neza nashingiye kugira ahanga rero kugira ngo nshobore kumva niyo mpamvu so gusuzwa gahunda isanzwe ni byiza ko abashyitsi mubimenye reka dusenge Imana rero dufashe kandi wumva ko akeneye kugira ngo nawe riyavuga ubutumwa rishyigikire
bitandukanye na biriya twaguye byose musigare tubafashe kanya kaba kabaye gato ariko turahari kugira ngo tubafashe ugimbere manisura yose wagize neza kuduhuriza imbere yawe ahavugirwa ngo twumve ijwi ryawe twumve inama zawe twumve imiburo yawe tugaruke mu mwanya twagombaga kuba turimo kandi tumenye yuko turi abakozi bo gutanga umugisha tuzawutanga ariko natwe tuwufite twitandukanye n'ibyo udashima batarakumenya bakumenye abaguye babyuke abari mu ntege ntibambara imbaraga abari mu murimo wawe bezejwe turagushimira umukozi wawe turagushimira abaririmbyi abo bose bavuze ubutumwa bwiza kandi bwatweretse yuko dukwiye kubona kunyura mu nzira ikwiriye yo kwiyuhagira yo gusigwa amavuta yo kwambikwa kugira ngo dukore umurimo w'Imana dushima urakoze mwami w'abami umugisha abakozi bawe umugisha buri wese wabonetse imbere yawe abayobowe n'abagaragu bazanye abashyitsi n'abasangwa buri wese yumva imirimo yawe mu bugingo bwe ubwo tugiye mu mirimo y'Imana tugukurikire tugiye dutuganiriza abavuye i Tiro abavuye i Sidoni abavuye i Galilaya ku nyanja ya Galilaya imwe Yesu yakunda kuvugiraho ubutumwa iryo rembo niho bazaga kuremera n'abanyamurwa bose n'abaturage bose baje muri iryo soko kubera ko ryari isoko rifite agaciro ryari isoko ry'amafi amafi yabaga avuye mu nyanja i Tiro n'abaga avuye i Galilaya mu kiyaga barayikoreraga bakayazana aho ngaho rero hafi y'iryo soko hariho inzu y'ububiko bw'ibitabo n'ibitabo by'abami byo ku ngoma cyo bitarezana muri iryo soko rero niho umwanzi cyangwa abanzi ba Isirayeli bakundaga kwinjirira baje kuneka kuko aho ngaho iyo waguhari wabaga witegeye umurwa wose hari mu majyaruguru ya Yerusalemu rero za maneko n'abandi ba Isirayeli bakaza bari kuca hehe muri iryo rembo iryiswe irembo ry'amafi kubera yuko abantu babaga bazanye amafi babaga bavuye i Tiro n'i Galilaya banyuraga hehe muri iryo rembo iryitwa irembo ry'amafi rero kandi iryitwa irembo ry'amafi kubera ko hafi hari isoko ryinshi ry'amafi haleluya aho ngaho rero muri iryo rembo niho ibisonga bibiri by'umwami witwa Nebukadineza byaje birakambika donc hari milieu stratégique urabona mu bintu bya gisirikare iyo abafite bari kurwana barwana bacunga ahantu hari stratégique ahantu hitegeye ahandi hose iyo umusirikare yagutanze ku musozi aba yakurangije kuko akurasa aguhereye hehe mu bwonko abakureba hasi aho rero hari hitegeye umurwa n'umwami Satani nuko akora nuko abigenza muri iki gihe iyo aje mu itorero acunga ahantu hitegeye ahandi mu itorero akarasa ahereye mu cyiciro mari dufashe mari tugire neza iri rembo rero Abisirayeli bagombaga kuribera amaso uko bukeye n'uko bwije kugira ngo wumve ukuntu byari bikomeye haleluya ibi bintu mubyumve mu isezerano rya kera byari ibintu byo mu mubiri birebeka gutya ariko mu gihe cyacu ni ibintu byo mu mwuka iburyo n'ibumoso bw'inkomanizo by'iryo rembo habagaho ibyo
bita turudogaride, iminara y'abarinzi bari kuri paturuye. Kandi hahoraga hariho ku marembo hariho abantu bagomba gusaka abinjira n'abasohoka kugira ngo hatagira umuntu winjirana ibintu byica umurwa. Iri rembo ryari rikaze mu rwego udashobora kumva. Iri rembo bariberaga amaso. Iri rikitwa irembo muri iki gihe cyacu, irembo ry'ivugabutumwa. Turi kumwe? Rijya kubakwa ryubatswe n'abantu bari abatambyi nk'uko twabibonye ejo, ariko ryubakwa nanone n'abanditsi n'abantu bakoraga mu nzu z'ububiko aho bashyingura ibitabo n'inyandiko. Iyo rero abanzi bazaga bagaca mu iryo rembo bahitaga barombereza cyane cyane hahandi muri ya nzu babikamo ibitabo, kuko niho habaga hari amabanga yose ya Isirayeli. Satani rero muri iki gihe nuko akora, araza agacunga neza akareba niba iri rembo turibereye maso. Ariko ikimbabaza beneda, ikimbabaza kikantera agahinda, iri rembo ryarinjiriwe, iri rembo ryarinjiriwe, iri rembo ryarinjiriwe frema. Iri rembo umva rirababaje, irembo ry'ivugabutumwa. Satani ryaza kubuca nk'ingwate iri rembo. Reka mbabwire, ndagira ngo uyu munsi tuve muri iterano dufashe umwanzuro. Imana ntabwo iguhamagaye ngo ugende uvuga ubutumwa hagasigwa, kuko iyo si impano yawe. Imana ntabwo imuhamagaye ngo ngende ndirimbe nka korari, kuko si impano yanjye. Nagerageje kuririmba birananira. Buriya umuhamagaro iyo atari uwawe bakaririmba uzababona. Cyakora mujya mubihanganira, abazazamo haraza mwajya iburyo mwakoreshe se mujya iburyo wakagira umunsi. Mwavuga ngo kuri kurepetera saa 8 ukabona aje muri gusoza saa 10. Mujya mubabona. Haleluya. Buri muntu wese agira umuhamagaro we, ariko hari umuhamagaro twese duhamagara muri iki gitondo. Hari umuhamagaro mwana data mushiki wawe, hari umuhamagaro papa mama, hari umuhamagaro buri wese uri ahantu agomba kugira. Ni umuhamagaro wo kwera imbuto. Kora kuri mugenzi wawe, ukore umufite mu kiganza. Iryo jambo waryumvise neza. Papa mama, ntabwo Imana inejejwe n'ukuri kuri mu gahogoza. Niyo baririmba ntabwo washase rinebye. Ntabwo Imana tubigenanemo neza, katugenda neza twitonze muri bibi. Turi kumwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo Imana iguhamagaye ngo ugende uvuge ubutumwa umere nka Dada Dibonke. Cyane umuntu umwe hano Tanzania yararangije mu vugabutumwa. Ntavuga ati Imana arafeye afata amasengesho y'iminsi 3. Sinagira ngo ngirire neza, ndashaka kukuvugira, ndashaka gukora umurimo. Ni byiza rwose, ni byiza. Rangije arasaba umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Mu gusoza aravuga ati Imana, ndagira ngo unyambike imbaraga, mbasha kuvuga ubutumwa mere nka Eliya. Imana irangije, Imana yacu yumva, kandi yumvise iranasubiza. Haleluya. Irukira sangwase ati mugaragu wanjye, uheragiye watangiye gusenga narakubonye, none ko wifuza kumera nka Eliya, wanyemere nkakubaza. Ati papa mbaza. Ati kushaka kumera nka Eliya, wabuze ubuzima Eliya yabagamo. Hagira kwisuzuma. Sanga Eliya ni umuntu wari wiberaga hehe? Wiberaga mu mutaha. Sanga Eliya si umuntu wubatse amazu. Sanga Eliya mbese ni umuntu wiberaga aho iyambara imyenda ubwo
aramunamiye hangije abona ubwo buzima bwabushobora ati none se wambwira inshuro Eliya yaryaga mu mwaka turi kumwe ariko kushaka kumera nka kanaka intwari yo kwizera waba uzi inshuro yaryaga mu mwaka arangije atangira kureba hasi atumva rero ibyo usabye nzabigukorera ariko ugomba kubaho ubuzima nk'ubw'uwo nguwo usaba kuzamera nkawe yabagamo cyo kiramutsinze cyo kiramugaritse mwana turebe urashaka kumera nkana ese ubuzima yabagamo ni kubaho ivuga butumye Imana dushaka uyu munsi irembo ryarageze gute ryarasenyutse ejo nababwiye iby'umuntu washinze itorero ahamagara abakristo baraza baba ku rusengero ariko barwubaka hehe mu kibanza cye amazina yanditse hehe kuri UPI araye ataraye urusengero igihe kigeze indi sumba iseseme agurisha iki urusengero batariko rero abaje kugura bati nubwo ujya kugurisha urusengero urarugurisha utugurisha n'iki nawe abakristo ataha niba bamujya kugura urusengero n'abakristo mugire gute murampaye ariko ari mugura urusengero rwonyine nabwo murampaye angaye doko barabacindikana basigaye bagurisha abakristo Imana ikaba yego byarasenyutse bivuga Imana kubwira uyu munsi duhamagara umuhamagaro wo kwari mutozi byarageze bihariye kuvuga ni byiza kubwira abantu baza kuri Kristo ni byiza ariko bari abantu muturanye bazi neza yuko batijwe mu mazi menshi bazi neza yuko uri umukozi w'Imana ariko iyo bagusomye uhagaze hariya Pawulo aravuga ngo turi ibyapa bisomwa turi inzandiko zisomwa n'abantu bose iyo bagusomye basoma iki umukozi w'Imana umwe yakoze umurimo akaza akavuga ubutumwa ibintu bigakomera abantu bagatanga bati mbega umukozi w'Imana ariko ngo yaba ari kuvuga ubutumwa harya imbere umugore we ari mu iteraniro ngo umugore wagatangira umugabo agatangira avuga ubutumwa umugore we agatangira arira abana ngo yamara gutangira kuvuga ubutumwa agitangira ngo abana bagasohoka icyamuteraga n'iki nuko mu rusengero bamubonaga nka marayika w'Imana ariko mu rugo yari dayimoni yari satani umugore yubikaga umutwe akarira kavuga atari ku Mana mugabo wanjye yarahangaha kagaragara nka marayika ariko mu rugo akaba ari satani Mana wahinduye uyu mugabo aho wowe iri rembo ntiryasenyutse kandi tukabona nka marayika ariko hariya muri karitsiye warahindutse dayimoni Imana iduhamagaye umuhamagaro wo kwera imbuto zikwiye buri gitondo iryo jambo ari gucura hano mu majyepfo nagiye kuvuga akarere kakareke ko ari uvuga n'ahantu ugasanga abantu ibyo bibagitiriye abantu baho bose noneho abantu bakoze igiterane korali ziraza murabizi ko korali buriya korali zijya zidufasha twuzura umwuka wera tugafashwa Yesu ashimwe buriya korali iyo muhagaze hari imbere bose muranyasipira cyane iyo muri kuririmba banumva mfite guhishurirwa no guhumekerwa ushobora kuririmba indirimbo ukajya kuyisoza ngo wajye nk'ibyigisho nka 5 mu ndirimbo yawe urumva rero ko namwe mujya mumereza ibyigisho Imana baho umugisha mu zina ryawe